Ndabasuhuje inshuti z'akadosohoka za YouTube channel ku Nkombe TV. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibisobanuro by'amazina abiri. Tugiye kureba izina Rebecca, niturangiza turebe izina Pacifique. Tugiye kureba ese Rebecca ni muntu ki, bisobanura iki, Pacifique bisobanura iki. Abatindiye rero reka dutangira, ariko manza kukwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, ugafungura inzogera kugira ngo ibisobanuro by'amazina y'ubutaha bizakugereho mu wa mbere. Hari igihe hazaba harimo izina ryawe, hari igihe hazaba harimo izina ry'uwo muziranye cyangwa se izina ry'uwo ukunda. Nawe ushaka ko ngusobanurira izina, byandike muri comment, nzariheraho ndi gusobanura. Dutangire ku izina Rebecca. Rebecca ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rikomoka mu rurimi rw'Ikigereki. Rebecca risobanura uwijuse. Ba Rebecca barangwa n'ibakwe mu byo bakora byose, babasha kuyobora neza iyo bageze ku buyobozi, bazi gufata ibyemezo. Ba Rebecca bazi gucunga umutungo kandi bagira umurava mu byo bakora, ku buryo nta kibasha kubabuza gukora ibyo biyemeje. Ba Rebecca mwese aho muri rero ndabasuhuje. Reka tujye ku izina rya kabiri. Izina rya kabiri ni Pacifique. Pacifique ni izina rihabwa umwana w'umukobwa cyangwa se umuhungu. Iri zina riri mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura umunyamahoro. Ba Pacifique bakunze kurangwa no gukunda imiryango yabo, nta kavuyo bagira, kandi ba Pacifique bahora batuje. Ba Pacifique bubahiriza inshingano zabo, bagira ibitekerezo byagutse kandi bakora kurusha kuvuga. Ngahe nguko namwe abantu bitwa ba Pacifique ndabasuhuje cyane. Ba Rebecca, ba Pacifique, nizere ko mwumvise ibisobanuro by'amazina yanyu. Nawe wifuza ko ngusobanurira izina ubutaha, ryandike muri comment nzarihereho. Mwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora, ubundi bwo tujye dukomeza twibanira mu biganiro bitandukanye. Njye mwari kumwe ndi Nshimiyimana Anselme. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. YouTube channel yari ku Nkombe TV.